wanyakira ntabwo wanyakira akagenda biza ariko duhura mu ijoro twese uzareba ijisho umwe ku wundi byaba ari byiza twese tugiye mu ijoro ariko turi mu ijoro byibuze y'umukobwa tukaba turi beza twari dusana n'isilamu byaba ari byiza twari dusana n'ibintu takwino byaba ari sawa ariko niba twese dusana papa sava tureba na mugenzi wawe ukabona ariko ntabwo byakunda papa sava ari umukire kandi ijoro ry'abakene umukene wo kwinjira mu ijuru ngo bimeze nk'inkamwe kwinjira mu nshinga ntabwo ushoboka ijuru ni iry'abakene umukene uwo ari we wese ntabashe kumurikana akaboko ariko ubu muri kubona twese tugeze mu ijoro abakene akabura twateze mu Rwanda babwiye kibonke ugiye ku iyo filime ugomba guhabwa miliyoni 200 kibonke ugomba gutakaza miliyoni 50 kuri ikigo kibonke yabajyamo umwenda fata 50 kuremo 40 harasigara tugenda filime igomba guhindura niba ari amarira y'urukundo izabara amarira y'inzara kuko bikikije so babona Miss Rwanda je Miss Rwanda nayo ni n'ikibona kuri nuza kuri ishimwe na umaiting ishimwe na unidi ya mibago nibwo namenye kuri no Miss Rwanda n'amagambo umukobwa yakoze cyane arangije ko icyaye tabona umukobwa yagira tsinda Miss Rwanda ntabwo natunguwe n'uko bamuhaye kazuki kandi ya F ari kategori y'amakamyo abakobwa ndabese I was thinking none sego twakomeje ariko nanone n'ibyo mu Kinyarwanda ujye ucyandikira umuntu buri gihe mu bitese wiribute wowe atari wari kubwira sinzi ko mujya wibona ngiye gutereta mbere ukakera mwana yadaza bewe mutipe ni mubyara wanjye reka kwishyuriye mwana cyangwa washobora kuba ngo wowe kipara na mbere mwana kandi rero muri abatsi 10,000 arabinjima none Rocky abasobanuzi ntabwo ari filime ko mwahuriye hano mwese hari Junior Rumaga na Junior Giti barakurikirana uwo mukobwa wicaranye kari mwiza ntabwo yaba ari umusizi nkaho ari shepe Rumaga ejo bundi yasohoye ni umuvugo ni igisigo cya rukumbi shaka bambi ba kera bagarutse bamufungisha Singapore ibisigo birimo amapiti kandi bya kera byabagamo imyirongi gusa bade abasitari bo mu Rwanda ubundi uzarewe nimukurikira abasitari bo mu Rwanda iyo urebye muri comment bitumenye ikibazo kiri mu gihugu iyo urebye muri comment za Jay-Z Chris Brown usanga handitsemo abantu baje bakandika how to make $200 in 2 days ariko mu Rwanda dufite ikibazo mwaba ikibazo abasitari bose uri mufite ikibazo cyo kurangiza vuba uri abatipe kwezi kwe uri mufite ikibazo cyo kurangiza vuba mu gihe cyo gutora akabariro muri Amerika barimo bamenyina $200 in 2 days twebwe dufite ikibazo cyo ntabwo turagira icy'amafaranga bari abatipu na postinga umuntu wapfuye ukabona niyo comment ya mbere mwana y'isi n'ijoro rero ngiye kwakira undi munyarwenya wavuye abakobwa ndabese I was thinking none sego twakomeje ariko nanone n'ibyo mu Kinyarwanda ujye ucyandikira umuntu buri gihe mu bitese wiribute wowe atari wari kubwira sinzi ko mujya wibona ngiye gutereta mbere ukakera mwana yadaza bewe mutipe ni mubyara wanjye reka kwishyuriye mwana
cyangwa washobora kuba ngo kikora abametsura kandi rero buriya bwatsi ibihumbi 10 arabinyuma none Rocky abasobanuzi ntabwo ari filime ko mwahuriye hano mwese hariya Junior Rumaga na Junior Giti barakurikirana uwo mukobwa wicaranye kari mwiza ntabwo ari umusizi nta bishete Rumaga ejo bundi yasohoye ni umuvugo ni igisigo cya Rugungu bamwe ba kera bagarutse bagufungisha sigakora ibisigo birimo amapiti kandi bya kera byabagamo imyirongi gusa bade abasitari bo mu Rwanda ubundi uzarebe nimukurikira abasitari bo mu Rwanda iyo urebye muri comment bitumenye ikibazo kiri mu gihugu iyo urebye muri comment za JC Chris Brown usanga handitsemo abantu baje bakandika how to make $200 in 2 days ariko mu Rwanda dufite ikibazo ikibazo abasitari bose uri mufite ikibazo cyo kurangiza vuba wari abatipe kubera ikigwe wari mufite ikibazo cyo kurangiza vuba mu gihe cyo gukora akabariro muri Amerika barimo bamenyeka $200 in 2 days twebwe dufite ikibazo cyo ntabwo turagira icyo amafaranga bari abatipu na postinga umuntu wapfuye ukabona niyo comment ya mbere mwana isi nijoro rero ngiye kwakira undi munyarwenya wavuye I'm rich, princess. I can get anyone I want. Why? Listen, I got married on the 4th of December 2020 because the wedding was cheap. They only allowed 25 people. It was very affordable. The wedding went well. Everything was nice. And you are married. That's what. Like, can you imagine when you're married, you have to shower every day. How much water and waste? The economy is tough. You cannot be wasting money on stupid things like water. Shower 3 times, then you waste for 6. You shower. Every day you have to shower because somebody died. Oh my God, you're not smelling the way I want to. wayakire ntabwo wanyakira akagenda bize ariko bidura mu ijoro twese uzareba igijisho umwe ku wundi byaba ari byiza twese tugiye mu ijoro ariko turi mu ijoro byibuze y'umukobwa tukaba turi beza twaba dusa n'abisilamu byaba ari byiza twaba dusa n'uyu mutapinga byaba ari sawa ariko niba twese dusa na papa sava tureba na mugenzi wawe ukabona akora gutera ku munota nzamutera ku munota bakasaba ari umukire kandi ijoro ry'abakene umukire wo kwinjira mu ijuru ngo bimeze nk'inkamya kwinjira mu rusine ntabwo ushoboka ijuru ry'abakene umukene niba ari wese ntabashe kumurikana akaboko ariko ubu muri kubona twese tugeze mu ijoro abakene akabura tuhateze mu Rwanda babwiye kibonke ugiye gukina ino filime ugomba guhabwa $200,000 kibonke ugomba gutanga $50,000 kuri ikigo kibonke yabajyamo umwenda fata 50 kuremo 40 hasigarangara tugenda filime igomba guhindura izina niba ari amarira y'urukundo izaba ari amarira y'inzara kuko bikikije so babona Miss Rwanda Miss Rwanda nayo ni nyikibona kuri nuza kuri ishimwe na I think ishimwe na ya bintu bakoze nibwo namenye kuri no Miss Rwanda n'amagambo umukobwa yakoze cyane
arangije gukora icyo ahita abona F umukobwa arangira atsinda Miss Rwanda ariko uratunguwe n'uko bamuhaye ka Suzuki kandi ya F ari kategori y'amakamyo abakobwa ndabeshye I was thinking none se ngo twakomeje ariko nanone n'ibyo mu kinyarwanda ujye ucyandikira umuntu buri gihe mubite se wirihute wumva atari we wari kubwira sinzi ko mujya mubibona ngewe gutereta mbere ukakera mwana gatandatu mbewe mutipe n'ubyara wanjye reka bakwishyuriye mwana cyangwa washobora kuba ngo wowe kikora ababilitsi mwana kandi rero buriya bwatsi ibihumbi 10 arabinye mwana wanjye Rocky abasobanuzi ntabwo ari filime ko mwahuriye hano mwese hariya Junior Rumaga na Junior Giti barakurikirana uwo mukobwa wicaranye kari mwiza ntabwo yaba ari umusizi nkaho ishepe Rumaga ejo bundi yasohoye ni umuvugo ni igisigo cya rukumbi shaka bamwe ba kera bagarutse bamufungisha Singapore ibisigo birimo amapiti kandi bya kera byabagamo imyirongi gusa bade abasitari bo mu Rwanda ubundi uzarewe nimukurikira abasitari bo mu Rwanda iyo urebye muri comment bitumenye ikibazo kiri mu gihugu iyo urebye muri comment za JC Chris Brown usanga handitsemo abantu baje bakandika how to make $200 in 2 days ariko mu Rwanda dufite ikibazo mwaba ikibazo abasitari bose uri mufite ikibazo cyo kurangiza vuba uri abatipe kubera iki kwe uri mufite ikibazo cyo kurangiza vuba mu gihe cyo gutera akabariro muri Amerika barimo baramenyeka $200 in 2 days twebwe dufite ikibazo cyo ntabwo turagira icy'amafaranga bari abatipu na postinga umuntu wapfuye ukabona niyo komenti ya mbere mwana y'isi n'ijoro rero ngiye kwakira undi munyarwenya wavuye abakobwa ndabeshye I was thinking none se ngo twakomeje ariko nanone n'ibyo mu kinyarwanda ujye ucyandikira umuntu buri gihe mubite se wirihute wumva atari we wari kubwira sinzi ko mujya mubibona ngewe gutereta mbere ukakera mwana gatandatu mbewe mutipe n'ubyara wanjye reka bakwishyuriye mwana cyangwa washobora kuba ngo wowe kikora ababilitsi mwana kandi rero buriya bwatsi ibihumbi 10 arabinye mwana wanjye Rocky abasobanuzi ntabwo ari filime ko mwahuriye hano mwese hariya Junior Rumaga na Junior Giti barakurikirana uwo mukobwa wicaranye kari mwiza ntabwo yaba ari umusizi nkaho ishepe Rumaga ejo bundi yasohoye ni umuvugo ni igisigo cya rukumbi shaka bamwe ba kera bagarutse bamufungisha Singapore ibisigo birimo amapiti kandi bya kera byabagamo imyirongi gusa bade abasitari bo mu Rwanda ubundi uzarewe nimukurikira abasitari bo mu Rwanda iyo urebye muri comment bitumenye ikibazo kiri mu gihugu iyo urebye muri comment za JC Chris Brown usanga handitsemo abantu baje bakandika how to make $200 in 2 days ariko mu Rwanda dufite ikibazo mwaba ikibazo abasitari bose uri mufite ikibazo cyo kurangiza vuba uri abatipe kubera iki kwe uri mufite ikibazo cyo kurangiza vuba mu gihe cyo gutera akabariro muri Amerika barimo baramenyeka $200 in 2 days twebwe dufite ikibazo cyo
kabiri cy'amafaranga bari abatipu na postinga umuntu wapfuye ukabona niyo komenti ya mbere mwana y'isi n'ijoro rero ngiye kwakira undi munyarwenya wavuye Yeah, but I have money, I don't care. I'm rich, princess. I can get the number I want. Why? Listen, I got married on the 4th of December 2020 because the wedding was cheap. They only allowed 25 people. It was very affordable. The wedding went well. Everything was nice. And you know, marriage is tough. Like, can you imagine when you're married, you have to shower every day. They do how much water and waste. The economy is tough. You cannot be wasting money on stupid things like water. Shower 3 times, then you waste for 6. You shower. Every day you have to shower because somebody said, oh my God, you're not smelling the way I want to.